Ndi Papa Sava. Papa Sava si kinyine Papa Sava. Wowe wowe n'ibyawe byose merci vie wowe n'ibyawe byose uraho amakuru singuhamagare neza mu byubahiro byawe hari ubwo wumvisha mvuga ngo nka bamwe bahamagara imbwa nyakabwana imisega sinkubashye nagira ngo nkubaze usanzwe ugendera mu muhanda mugendamo no muri kaburimbo naho si umuhanda nawe mugendamo ufite uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga si perimi ndayifite hari ibibazo rero ugomba gusubiza kandi ukabisubiza neza usome neza ibibazo muri njyewe ubisubize neza ikibazo cya mbere ndashaka kukubaza mu mihanda yo mu Rwanda iyo umuntu atwaye agomba gusatira uriya ruhande rwe si iburyo se umuntu utabizi ibyo ngibyo iburyo waba ubizi neza ko gupakira imizigo ibuza shoferi kureba muri retroviseur ngo arebe iri inyuma bibujijwe urabizi neza hanyuma iyo utwaye imizigo ikubuza kureba muri retroviseur wumva nta kibazo ufite nta makosa nahanirwa noneho iyo imizigo yawe ikubuza gutwara ikinyabiziga cyawe ureba inyuma biba bimeze bite imizigo ndashaka kukubaza waba ubizi neza ko ugenda ujya hirya y'umuhanda ugaruka hino ugenda hirya y'umuhanda ugaruka hino ari amakosa urabizi ibyo ndabizi ejo bundi ntabwo ariho twahuye iyo mizigo yawe ugenda uyikubita hirya no hino umugore wanjye akenda kumerera nabi ngo ndakurebye ibyo ngibyo uzi ko byitwa general circulation ese ngibyo birande ibyo ni ibyanyu njye ntabwo bikure voila birakureba siko ari amagambo ndi kukubwira amagambo agira amaso question umugore wanjye ntiyambwiye nabi nta n'ikintu twavuganye hari icyo twari twavuganye njye nawe none mbikoreye iki noneho kuba muri iyi si no gusayidirana si oke hari ako nashaka kugusaba umukobwa mwiza kuko si sanura abagabo iki gihe mwabaye mutubundi wiyubashye ko n'abandi bakubaha wampaye amahoro eriko ugize n'agateba yoriva nta soni ntunyabereho ubu ntabwo uvuye gusenga cyangwa ugiyeyo nese waramvuye gukaraba iyi ntabwo ari Bibiliya ni gute wikorera Bibiliya ikuruta nta jambo na rimwe ririmo ushyira mu bikorwa iyi Bibiliya iravuga ngo mbere y'uko ugira icyo uvuga usora mu kanwa kawe banza uzumve ururimi rwawe inshuro 7 mu kanwa bivuze ngo banza utekereze gute utinyuka kuvuga ijambo risohoye ujunguje ururimi bitageze no kuri 0.25%. Ikibazo gikomeye kuba nashaka kugusaba mu gihe uzajya ubona tugiye guhura ndi kumwe n'umugore wanjye kubera wabonye ibibazo afite jya ugira gutya ugende uhagarare duhite cyangwa nunagenda ugende nta kintu na kimwe cyawe kigize gite kizunguza icyo ni ikibazo si ugusayidirana muri iyi si utuwigize agateba yorivu sesa yorivu nyine ubwo ngiye Papa Sava ndagateba ngiye kukuyora urivu ucanye mwe biyorero ngo mamagara abashinzwe ubuhinzi ko ibyo bitemewe cyangwa uri ibikunyura urimo urakuri muragenda uvamo akavuga gake mpaka wuzuye igitebo cyitwa Papa Sava mujye vuga mwatike